Nitwa Salama Niyonsenga nongeye kubasuhuza cyane mwiriweho, aho uyu munsi tugiye kugana ku nsanganyamatsiko yacu igira iti ntukemere gutsindwa kuko uyu munsi byanze. Mu buzima rero buri muntu ahura n'ibihe bitandukanye, hari igihe ibintu bigenda neza uko tubyumva cyangwa uko twabishakaga tukaba twumva turi ku isonga, ariko hari n'igihe tugerageza tugatsindwa tukumva ducitse intege. Icyo ni cyo gihe cyo kugerageza kwihangana kwacu, kwizera kwacu ndetse n'imbaraga z'umutima dufite. Ariko rero gutsindwa si iherezo ry'urugendo ahubwo ni igice cyarwo. Akenshi abantu benshi bahagarika kugerageza bitewe n'uko ibintu batangiye bitigeze bigenda neza ku nshuro ya mbere. Bashobora kugerageza ku nshuro ya mbere, iya kabiri cyangwa iya gatatu, hanyuma bakumva byanze bakavuga bati ntibishoboka si ibyacu. Nyamara ukuri ni uko hari ibintu byinshi byiza byagezweho n'abantu banze gucika intege nubwo bahuye n'ibigeragezo byinshi. Iyo utekereje ku buzima bwawe ushobora kuba warahuye n'ibintu wagerageje ntibyemere cyangwa ntibikunde. Wenda wari ufite imishinga watekereje igihe kirekire ariko utangiye ubona biranze neza. Ntibigenze uko wabitekereza cyangwa ushobora kuba warahuye n'imbogamizi mu kazi, mu muryango cyangwa mu myigire yawe. Ibyo byose ni ibisanzwe mu buzima bw'umuntu. Ariko ikibazo si uko watsinzwe uyu munsi. Ikibazo gikomeye ni uko wemeye gutsindwa nko gusobanura cyangwa kugwa kwawe, guhagarikwa mu mishinga yawe cyangwa mu kazi kawe cyangwa mu myigire yawe. Iyo wemeye gutsindwa ko ari iherezo, uba ufunze amahirwe yo gutsinda ejo hazaza hawe. Hari amagambo meza akunze kuvugwa ati gutsindwa si ukugwa hasi, ahubwo gutsindwa ni ukunanirwa kongera guhaguruka mu buzima ugakora ibyo wifuzaga kugeraho. Ibi bisobanuye ko hari igihe cyose ukiriho uba ufite amahirwe yo kongera kugerageza, nubwo ibintu byanze uyu munsi, ejo bishobora kuza ari amahirwe mashya. Ni ngombwa kumva ko gutsindwa ari isomo. Buri gihe kugerageza gutsindwa cyangwa kugerageza ukaba watsindwa hari icyo biba bisobanuye, hari inyungu ukuramo, hari icyo usobanukirwa ukavuga ati nubwo uyu munsi byanze ariko ejo bizakundwa. Ubonye ubunararibonye runaka mu kintu runaka ushobora kumenya aho watsinzwe, aho wibeshye, ukamenya icyo wahindura ubutaha ndetse ukamenya n'uko wakwitegura neza ku nshuro ya kabiri cyangwa inshuro runaka. Iyo ufashe gutsindwa nk'ishuri bituma uba umuntu ukura mu bwenge ndetse no mu bushobozi. Reka dutekereze ku mwana wiga kugenda. Iyo atangiye kugerageza kugenda agwa kenshi ariko ntahagarika kugerageza kuko yaguye agahaguruka, akongera akagwa agahaguruka, akongera akagerageza kugeza ubwo ashoboye kugenda neza agahagarara yemye. Iyo umwana aza guhagarika kugerageza kugenda kubera ko yaguye ubwa mbere ntiyari gukomeza kugenda. Ibi bitwereka ko gutsindwa ari intambwe igana ku ntsinzi. Nubwo tugwa tugomba guhaguruka nka wa mwana twongera tukagerageza, ntitwemere kugwa hasi. Ibi bizadufasha kugera ku ntsinzi yacu cyangwa ku ntego zacu dufite mu buzima. Mu buzima bwa buri munsi tugomba kwitoza kudacika intege. Iyo ibintu byanze jya ubanza utekereze uti ni iki nize muri ibi bintu, aho kuvuga uti sinshoboye. Iyi myumvire ituma uva mu mwanya w'uwatsinzwe ukajya mu mwanya w'uwiga kandi witeguye gutsinda. Hari ikindi cy'ingenzi, kwizera. Iyo ufite intego ni ngombwa kwizera ko ushobora kuyigeraho nubwo inzira igoye cyangwa ibintu harimo ibibazo n'imitego myinshi. Kwizera bigufasha gukomeza. Iyo wizeye ko ejo hashobora kuba heza kurusha uyu munsi, ubona imbaraga zigukomeza kugerageza. Kandi si byiza kugereranya urugendo rwawe n'urw'abandi. Hari igihe ushobora kubona abandi baragerageje bagatsindwa cyangwa bagatsinda byoroshye, ugatekereza ko nawe ariko bizagenda. Ariko buri muntu afite inzira ye, igihe cyawe kizagera. Igihe gikomeye gikomeza gukora ni ukwihangana. Hari igihe uhura n'ibibazo bikomeye kwihangana bikanga, ariko icyiza ni ugukomeza ukumva ko muri wowe hari umutima wo kwihangana paka ugeze ku cyo ushaka kugeraho. Nanone ujye wibuka ko gutsindwa kwawe nanone bishobora kuba ari intangiriro y'intsinzi ikomeye mu buzima bwawe. Hari abantu benshi bageze ku bintu bikomeye nyuma y'uko baguye hasi bakongera bagahaguruka, bakagwa hasi bakongera bagahaguruka, bahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ibyo bihe byabagize abo bariho uyu munsi. Bageze aho bashaka kugera, ni abantu bakomeye bari kuri level iri hejuru kuko batemeye gucika intege. Inzira banyuzemo zabigishije kuba abo bari bo uyu munsi. Ibi bibigisha kwihangana no gukomeza ku ntego zabo ntibaziveho, bakumva ko bagomba kuba babo, ntibemere ko gucika intege, ko
ibintu byarangiye bagomba guhagarika nyine byanze, ahubwo bagahatana bakavuga ati nubwo nguyu munsi ejo ngomba guhaguruka nkongera nkahaguruka nkagenda. Nubwo byanze uyu munsi bigomba kumbera isomo ejo nkongera nkahaguruka nkagenda. Igihe wumva ushaka gucika intege, jya wibutsa umutima wawe impamvu watangiye. Ni iki cyaduteye gutangira gukora iki kintu? Ni izihe nzozi mfite? Iyo wibutse impamvu yawe ubona imbaraga zo gukomeza. Kandi ni byiza no kugira abantu bagushyigikira, abantu baguhumuriza, bagutera n'imbaraga, bakakwibutsa ko ushoboye. Ibi biba byiza cyane mu buzima bw'umuntu. Ibi bituma utaguma mu bwigunge mu bihe bikomeye runaka urimo, ahubwo ugakomeza ufite icyizere cy'ubuzima ndetse n'icyerekezo cyawe ukagikomeza ukagikomeraho. Ikindi cyagufasha ni ugushyira intego nto nto. Niba intego nini iguteye ubwoba, tangira ku tuntu dutoya, uzagenda uzamuka ariko ugende wunguka ibitekerezo gake gake, uvuga ati uyu munsi wenda ndi kuri standard iri hasi ariko ejo ngomba kugera ku yiringaniye, ejo ngomba kuzamuka hejuru. Tangira ku kintu gito, buri ntambwe uteye igufasha kwegera intego yawe. Iyo ugeze ku ntambwe imwe igukomeza kubona izindi ntambwe ziri imbere, kuko ntabwo waguma ahantu hamwe ufite intumbero yo kugera kure, ukabona imbaraga zo gukomeza. Ntukemere ijambo ngo byanze riguhagarika mu buzima bwawe, ahubwo jya urihindura uvuga uti byanze uyu munsi ariko ejo bizashoboka, bizagenda neza. Iri ni ijambo rifite imbaraga kuko ririmo icyizere cy'ubuzima cyo gukomeza urugendo rwawe. Mu gusoza rero ndagira ngo nkwibutse ko uri umuntu ufite agaciro kandi ufite ubushobozi. Nubwo wahuye n'imbogamizi ntukemere ko biguhagarika. Gutsindwa si iherezo, ni intangiriro nshya. Komeza ugerageze, komeza wizere, komeza ukore. Umunsi umwe uzareba inyuma ko ibyo wabonaga nk'imbogamizi ari byo byakugize uwo uri w'uyu munsi. Ntukemere gutsindwa kuko uyu munsi byanze, ejo n'undi munsi kandi ushobora kuzana amahirwe mashya, intsinzi nshya ndetse n'ibyishimo bishya. Murakoze cyane kubana nanjye kandi ndabifuriza gukomeza kugira umutima ukomeye wuzuye icyizere n'imbaraga zo gukomeza urugendo rugana ku ntsinzi. Nimwirirweho.